Zayi. Hey. Yewe. Ako ibintu bikirana. Ako bafite ikibazo mwebwe. Yesu ndabara. Mutangiye kuzana ibintu by'imitwe ngo umutwe uri kukujya ngukoreho wongera unigi. Mana ndakwinginze mu izina rya Yesu ndabara muri ako kanya. Ndaguhamagara Yesu muri muwe. Ndengera. Mu izina rya Yesu. Akusibi nibiki. Mana we. Kwa jina la Yesu. Toka Satani. Toka Satani. Wose ndamara ibintu byakugiyemo. Mu izina rya Yesu. Ndagutakesheje. Ndagutsinze. Wowe ndakino fashinyenda. Zaino nenda siremo kabyara. Nendangiriye. Ndagiye. Mwigara kuzeme ko Zaino ngundaga amafaranga wacu bagandoza. Ndasnisoni washaka kuniga. Wabuhambi ko ushaka kuniga. Nondo. Ngurikira ngwereke. Karabali. Ndaba. Biniki. Ndagari maji. Yesu. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Ndaguhamagara wicaye hari ukandeba gusabe no guhaguruka umuzi nyitaba. Ndagusa ngwitabye ndagomvuze abe. Numvishije ngo urashaka gutaha. Cyane rwose njaka gusubira iwacu mu cyaro ko ndabona ibintu byano ndazabivamo pe. Bimaze kundambira ndagongiye kuzira amafaranga ngiye nzayino ngapfa nzira amafaranga gahoraho. Nandi nazagenda ngakora ayo mumbiriza amafaranga ganje nisubira iwacu mu cyaro. Nese ni kiye kibazo ufite? Ahubwo se ni kiye kibazo ndafite? Ndagumunda sengaga, ndagumunda sugwaka, ndagumunda sura, ndagumunda yinyeganye, ndagumunda vugaga Imana. Ikibazo cyo gusenga nitwe twakiganiriye. Ndagwambujije burundu. Mumbiriza amafaranga ganje pe. Ibyo gusa byo kudasenga nicyo kandi urabizi ukunda ungoreshaga ngipunda ungoreshaga ngumutima ndago nduhukaga hano mba ngize ikibuno hasi.
nakwinginze wananiye ushaka kunyumva kandi ndacyagukeneye. ewe ubwira se ngo buriya ndagara amasaha makenya gahuraga n'ubundi iminsi yanjye yuzure yose ukundi imeze. ubwo ni ukuvuga ngo ukuntu tugiye kubibara mabuja urambereza amafaranga y'iminsi 29 ubwo amasaha gaburagaho ubwo turagabara gute turabara ku munota amafaranga ngangaye kugira bize kuza guhura ubwo amasegonda turagabara gute kugira mu mbereza amafaranga ganjye rwose nigendere. Ewe umunanza kenda kindu cyanyu njyana mu nzake kuko na boss nizeraga yarambindutse. Boss nawe uri Yesu sigaye warabaye nk'inyamaswa sigaye warabaye nk'ivampire ndago nzi kindu cyaguteye wenda njobora kugira imbuwe ngavuga ngo ndagara kuko vuga nabi mabuja uhari mvuga ibintu nzasubiramo wenda njobora kuvuga tereka ngira imbuwe bamabuja niko babaye bujye funa nyinde sizi ukunameze deje none se urababona nyese urabona nziragire nimba ari ihene nziragire nimba ari inga nziragire ariko nzubiri wacu mu cyaro dore nanone mabuja umbabare ndaga izo ndoki zawe mana yanje cyakoze reka ngubwire wona nagerageje kukwihanganira ariko na boss wagirana no muri iminsi nawe yafashwe n'abazimu barigana we nja kubona ngabo nazanye indoki ze azingojeje ndababwiza ukuri ibi bintu ndabirambiwe numberezaga nge nisubira iwacu mu cyaro. Abakozi baruzi hano mu mugi bazaza mu kazaje musimbukana wazaje utunga abakozi 3 mu cyumweru kimwe n'uburenganzira bwawe n'amafaranga bwawe amafaranga unatangaga ni na menshi n'umbijana ni bande bagatanga uzatinya hano nzayino amafaranga ngari kuki burangundaga amafaranga nzayino nanagwa inyuma yaho ariko ubu biranze umbarira iminsi yanjye rwose umbereze utwongejejemo nzubiri wacu mu cyaro yewe ninshaka nzagende mbe umunyoni cyangwa mbe umudedwa cyangwa mbe umusambo nzagira mbe umuntu uciriritse ariko ya burya narakwihanganiraga ariko na boss ndabona byatangiye kwanga nzayindongeraho 5 ewe ni ngoko itambatambaga mbereze nagi munsi mugashiraho nzubiri wacu mu cyaro nimba ari ukurera indama nzirere nimba ari ukuziragira nziragire nimba ari ihene nziragire nimba ari inga nziragire ariko nzubiri wacu mu cyaro dore nanone mabuja umbabare ndaga izo ndoki zawe mana yanje cyakoze reka ngubwire wona nagerageje kukwihanganira ariko na boss wagirana no muri iminsi nawe yafashwe n'abazimu barigana we nja kubona ngabo nazanye indoki ze azingojeje ndababwiza ukuri ibi bintu ndabirambiwe numberezaga nge nisubira iwacu mu cyaro. Abakozi baruzi hano mu mugi bazaza mu kazaje musimbukana wazaje utunga abakozi 3 mu cyumweru kimwe n'uburenganzira bwawe n'amafaranga bwawe amafaranga unatangaga ni na menshi n'umbije kandure Pastor mama cyeya atakwica Pastor ndekera ngo amazi atagutera isereri Sigira mano Hallelujah. Oh, hallelujah. Warakoze Mwami Yesu. Nzayi nakwinginze wananiye ushaka kunyumva kandi ndacyagukeneye. ewe ubwira se ngo buriya ndagara amasaha makenya gahuraga n'ubundi iminsi yanjye yuzure yose ukundi imeze. ubwo ni ukuvuga ngo ukuntu tugiye kubibara mabuja urambereza amafaranga y'iminsi 29 ubwo amasaha gaburagaho ubwo turagabara gute turabara ku munota amafaranga ngangaye kugira bize kuza guhura ubwo amasegonda turagabara gute kugira mu mbereza amafaranga ganjye rwose nigendere. Ewe umunanza kenda kindu cyanyu njyana mu nzake kuko na boss nizeraga yarambindutse. Boss nawe uri Yesu sigaye warabaye nk'inyamaswa sigaye warabaye nk'ivampire ndago nzi kindu cyaguteye wenda njobora kugira imbuwe ngavuga ngo
ndabara kuko vuga nabi mabuja uhari mvuga ibintu nzasubiramo wenda njobora kuvuga tereka ngirimbu we bamabuja niko babaye burya bakozi bose bura turagenda tuganira kuri botiki y'undumye mbura n'abakozi bagenzi baje bakambira ati bamabuja ahantu tuba rwose babara abagome baba bavuga nabi reka twemere kari kabagore babaye akose boss wo kutwara injuti dusenganaga dushiraga hamwe ukaba nawe warambindutse unaba ndi hano ngora iki mumbereza amafaranga kandi bigendere pe singiye kuzandavurira mu mugi ngabanza yino kundaga amafaranga ndarekuye shane mushake mumvuge ariko mumbereza utwanje mumvuge rwose mumbereza utwanje wakihanganye nihangane iki urifuza ikibazo kugira ngo mahanga ahantu bigeze nzayino ngunda amafaranga pe ni ngabya bindi umuntu bavuga ngo akunda ibiryo bakavuga ngo yaguye mu nda ngumuhogo nzayino ndize ngundaga amafaranga ariko ibintu biri kubera hano ibintu ndi kubonesha amaso ganje nzayino singiye kuzapfira mu mafaranga nababwiye ngo uyu munsi ni wa 29 ejo byari kuzaba iminsi 30 ni ukuvanga amasaha amaze hano turagenda tubara no ku munota uvuge uti wenda nzayino ku munota ngwemba niba ari amafaranga 1000 ngwembaga ku munsi turabara ku munota wenda ngaveni cyangwa 50 ng'amanyarwanda ikibazo sasa si by'amasaha n'ibyo kuko nzi kutibuka n'igihe wagere yanga ndago mbyibuka nje mazana imyaka 5 amafaranga amaze iminsi ngorera nzanusanga njewe igenagere hano ndakizi neza na ikindi kandi sinaje se mvuye gusenga ariko usabato wenda isayo ndago nayibuka neza ariko byari ngo mu masa 15 wenda amasegonda ngo ndago ngibuka ariko naje ariko usabato ndakwingenza inshuti yawe basi sino kurukundo uri kwigira umuntu mwiza njyewe impamvu ubona wenda ameze gutya muri no minsi ni impamvu z'akazi nago meze neza mu kazi nose ukaza kubindura ukabindura kuba utameze neza mu kazi njyewe nzayino nabigenderamo uzi n'ukundu mabuja tubanye wenda ndago ari ngombwa ko bisubiramo mabujura bisukundu tubanye undi boss niwe upfaga kundurisha tugakorana neza ndakibaza Mana imbaraga ndumva imbaraga yewe imbaraga Mana imbaraga z'Imana we imbaraga z'Imana we yewe imbaraga ndumva imbaraga yewe imbaraga Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah uhimbazwe ushyizwe hejuru Imana ikomeye nshaka amazi go kunywa kandura Pastor mama cyeya atakwica Pastor ndekera ngo amazi atagutera isereri tugira amano Hallelujah oh hallelujah warakoze Mwami Yesu Hallelujah Ako ibintu bikirana ako mufite ikibazo mwebwe mwahisera cyane Yesu ndabara mutangiye kuzana ibintu by'imitwe ngo umutwe uri kukujya ngukora wowe
Wongera unige. Mana ndakwinginze mu izina rya Yesu ndabara muri aka kanya. Ndaguhamagaye Yesu muri muwe. Ndengera. Mu izina rya Yesu. Akusibi nibiki. Mana we. Kwa jina la Yesu. Toka Satani. Ndagiye ningaruka uzebe ko ndayino ngundaga amafaranga wacu bagandoze ndasinisoni washaka kuniga wabuhambi goye ushaka kuniga noneho ndore ngurikira ngwereke